mumeze mute mufite kuka indirimbo zose yakoze yazikoreye mwe uyu munsi ndashaka kuzibaririmbira niba wishimye vuga ngo yuhu hanyuma nizajya ngo Primus uzajya umbwira ngo iduha iki Primus iduha vibe Primus Symphony let's go. Yes, reka tugushimira we nanone duhemo kuricana ibiganiro bya King B TV comedy ahangaha ku muyoboro wa YouTube channel ndetse no kuri TikTok, Instagram ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Uyu munsi twaba tubazaniye inkuru ishyushye cyangwa se inkuru irimo iravugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hantu ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru y'umuhanzi w'icyamamare ari we Bruce Melody nk'uko abantu benshi mugiye mumuzi, ndetse n'umugabo witwa Nyarwaya Pondat cyangwa se Yago, akaba ari umukuru wa Big Energy cyangwa se akaba ari umuyobozi wa Big Energy. Aba Big Energy akaba ari nawe bafana. Uyu munsi rero ibintu bikaba bitarimo biravugwaho rumwe ku bafana ba Big Energy ndetse na Yago na Bruce Melody, aho Bruce Melody yagaragaye mu gitaramo arimo araperforminga, hanyuma ubundi agasaba abafana kujya basubiramo amagambo ababwiye, hanyuma niba bikore nk'uko abibabwiye, ahubwo bo bakajya bavuga bati Big Energy Yago. Ni inkuru rero itaje kuba ishimisha abantu benshi bavuga bakomeje kugenda bavuga ko Yago ashobora kuba yarishyuye abafana be barenga 30 nk'uko twagiye tubibona, cyangwa se nk'uko turi bugende tunabigarukaho, muraza kugenda mubibona mu tuvideo duto uko byagiye bigenda. Ni inkuru kandi yaje kuvugwaho na Minisitiri w'Urubyiruko rero avuga ati Big Energy ikwiye guhagarikwa mu maguru mashya kuko hatagize igikorwa bishobora kuzaba birebire cyangwa se bishobora kuzabyara izindi ngaruka zirenze showbiz, kuko ni ibintu bitari byiza kuko nk'uko abantu bari bitabiye cya gitaramo cyangwa uko abantu mwagiye mubibona cyangwa muruze kugenda mubibona, ni ibintu byasebeje Bruce Melody cyane. Ni ishema yahakuye rwose ntabwo ibaho, kuko urumva umuntu kuba ari kuri stage agasaba fans kujya basubiramo bati musubiremo Primus and then bo bakavuga Big Energy urumva ni ibintu bidashimishije abe na gato muri showbiz nyarwanda cyangwa se muri imyidagaduro. Ni ibintu bisa nkaho byajemo ihangana birenze urugero kweri ubona ko atari ibintu byiza rwose, atari ibintu byiza abe na gato. Rero Yago nawe yahise afata iyo video bisa nkaho yarabizi, ahita ipostinga kuri Instagram yiwe ya Yago Pondat, ahita ipostinga kabisa. Abantu muri comment nabonye ko bagiye babigarukaho bavuga bati ibi ntabwo ari ibintu wakaba ikora, ibi rwose Big Energy nibyo n'abafana ba, ariko kuba bigeze ku rwego rwo kuba wakwishyura abafana ngo bajye mu gitaramo cy'undi muhanzi bamusireze cyangwa se bahagarike ibyo arimo, ntabwo ari ibintu byiza kabisa. Reka tugende tubereka utuvideo duto ukuntu byagiye bigenda, namwe mwirebere kabisa rwose ibintu Big Energy barimo barakora bisa nkaho atari ibintu byiza habe na gato. Mumeze mute mufite kuka indirimbo zose yakoze yazikoreye mwe uyu munsi ndashaka kuzibaririmbira niba wishimye vuga ngo yuhu hanyuma nizajya ngo Primus uzajya umbwira ngo iduha iki Primus iduha vibe Primus Symphony let's go. Mujya mwumva abantu RIB ikunda kuvuga ngo Big Energy, buri ibintu bitangira byitwa Big Energy, bigatangira mubona ari movement ntoye, bikarangira bibaye revolutionary idea, bikarangira wabipfira, bikarangira mukoze ishano. Iyo bakubwiye ngo bireke, bari abantu ni bakuru bafite amakuru tudafite, n'inzego ziperereza bivemo. Usirete ubisha, hari ibintu abaswahili bajya banga usirete ubisha, ntuzane ibintu byo kujimaka, bireke. Nibyumvikana. Icya kabiri, ibintu mujya mubona byo kuri social media bimeze nko gufana, ngo jewe ndi kuri uyu nawe uri kuri uyu mugahangana, biriya bintu ni bibi. Stage bakazamura ibyapa byanditseho Big Energy ndetse na Yago. Bari abantu nabonye yarabavuze ngo ninge babishyuye. Ubu se nishyura n'aba Big Energy bari muri Amerika. Nishyuye aba Big Energy bari Canada banze kujya mu gitaramo cya Bruce Melody, bamaze no gusaba ko basubizwa amafaranga yabo. In case you